ikaze muri kiganiro intsinzi mu buzima kinyana kuri Danos TV mugezweho nanjye Salama Niyonsenga nongeye kubasuhuza mwiriweho mbone no kubifuriza umwaka mushya muhira wa 2026 wuzuyemo amahoro, umugisha, iterambere n'intsinzi mu nzego zose z'ubuzima bwanyu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ibintu bitanu ugomba gushyira imbere ugitangira umwaka mushya wawe. Umwaka mushya si uguhindura kalendari gusa, si uguhindura imibare y'umwaka cyangwa kwishimira amasaha yo kwinjira mu mwaka mushya. Umwaka mushya ni amahirwe mashya, ni urupapuro rushya, ni igihe Imana iguhaye ngo wongere utekereze, wisuzume, wongere uhitemo neza, wongere wubake ejo hazaza hawe. Abantu benshi binjira mu mwaka mushya bafite ibyifuzo byinshi, indoto nyinshi, imigambi myiza, ariko siko babigeraho. Ahubwo uko iminsi igenda ishira, bigenda nabyo birangira, bigasanga ntacyo bagezeho. Impamvu si uko batifuje, ahubwo ni uko batashyize imbere ibikwiriye. Intsinzi ntiza ku bw'amahirwe gusa, iza kubw'imyiteguro myiza, amahitamo meza n'ibyemezo bifatika. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitanu by'ingenzi ugomba gushyira imbere ugitangira umwaka mushya, kugira ngo ugere ku ntsinzi zawe ndetse no ku mpinduka mu buzima bwawe. Twihuse cyane, icya mbere, shyira Imana imbere muri byose. Nta ntangiriro nziza iruta gutangirana n'Imana, nta mugambi uramba utawutangiranye n'Imana. Umwaka mushya utangira ku Mana ukarangira ku Mana, kandi ugendana n'Imana hagati. Hano biritubwira neza ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ni umurongo dusanga muri Matayo 6:3. Iyo winjiranye mu mwaka mushya udashyize Imana imbere, uba wubatse ku musingi udakomeye, ariko iyo uyishyize imbere iba umuyobozi n'inzira zawe, ikakuyobora mu byemezo byawe, ikakurinda amakosa, ikaguhishurira amahirwe wari utari warabonye mu buzima bwawe. Uko washyira Imana imbere mu mwaka mushya: fata umwanzuro wo gusenga buri munsi, atari uko ufite ibibazo gusa. Fata umwanzuro wo gusoma ijambo ryayo rikuyobore. Tangira umwaka mushya ubashe winjirane n'Imana kandi mu bushake bwayo, si inyungu zawe gusa. Shyira Imana mu migambi yawe, mu kazi kawe, mu muryango wawe no mu nzozi zawe. Iyo Imana iri imbere, naho utabona inzira y'igufungurira imiryango. Iyo Imana ikuyoboye, n'ibigeragezo bihinduka amasomo, n'imbogamizi zigahinduka amahirwe. Icya kabiri rero, shyira imigambi isobanutse kandi ifite icyerekezo mu buzima bwawe. Abantu benshi bavuga ngo ndashaka gutsinda, ariko ntibavuga uko ndetse n'igihe bazabikorera kugeza inzozi zabo zibaye impamo. Hano Bibiliya iratubwira ngo ibitekerezo by'umunyabwenge biyobora ku bwinshi. Ni umurongo dusanga mu Migani 21:5. Umwaka mushya ugomba kuwutangira ufite imigambi isobanutse, yanditse, ndetse n'imipaka yayo kandi ishoboka. Ntukinjire muri 2026 ugendera ku marangamutima gusa. Injira ugenda ku ntego, ndetse kandi ugomba no kuzigeraho. Uko washyiraho imigambi myiza: andika imigambi yawe mu nzego zitandukanye, ndetse mu ngingo z'ingenzi, mu mwuka, mu buzima, mu mafaranga, mu muryango ndetse no mu bumenyi. Gira imigambi ipimika. Nk'urugero, nzizigama amafaranga angana gutya mu mezi 12. Gabanya imigambi minini ibe intambwe nto zoroshye kandi zigerwaho. Jya wigenzura buri kwezi, urebe aho ugeze. Ese nageze kuki? Ese ni iki kibura? Umuntu ufite icyerekezo aba azi aho ajya, n'iyo yatinze ariko azagerayo. Ariko udafite icyerekezo agenda azenguruka akisanga ahandi yatangiriye. Icya gatatu rero, shyira imitekerereze yawe imbere. Mindset. Intsinzi yawe yo hanze itangirira imbere mu bitekerezo byawe. Ntushobora guhindura umwuka wawe cyangwa imitekerereze yawe bitahereye imbere, utabanje guhindura uko utekereza. Umwaka mushya ntuzakugirira akamaro niba ukomeje gutekereza nk'uko wari usanzwe utekereza. Bibiliya iravuga iti mwe guhindurwa n'iby'isi, ahubwo muhindurwe n'ivugururwa ry'ubwenge. Hano ni umurongo dusanga mu Baroma 12:2. Imitekerereze mibi, ubwoba, kwiheba no kwiyanga nibyo bigabanya abantu benshi
kuruta kubura ubushobozi. Iyo utekereza nabi, amahirwe meza uyabonamo nk'ibyago cyangwa nk'ibibazo. Ibintu ugomba guhindura mu mitekerereze. Reka kwibwira ngo sinshoboye, tangira wumve ko ushoboye binyuze muri Kristo Yesu. Reka gutinya gutangira bushya. Reka kwirenganya cyangwa kwigereranya n'abandi ngo wirenganye ngo njye sinageze abandi bageze aha ngaho. Reka kwigereranya n'abandi. Tangira kwizera ko uri kumwe n'Imana yaremye kandi ifite ibintu byose. Umwaka mushya ni amahirwe yo guhindura imitekerereze yawe, kuko iyo imitekerereze yahindutse n'ubuzima bwawe burahinduka. Icya kane rero, shyiraho imyitwarire n'imico myiza imbere. Imico yawe ni ikugeza kure cyangwa ikagena ko ugomba kuguma aho uri aho ngaho. Abantu benshi basaba umugisha mushya ariko bagakomeza imyitwarire ya kera. Ntushobora kwakira ibisubizo bishya kandi ukiri mu myitwarire ishaje. Bibiliya iravuga iti ubutwari buruta imbaraga, n'uwitegeka aruta ufata umugi. Uyu ni umurongo dusanga mu Migani 16:2. Umwaka mushya ugomba kuwutangira wiyemeje guhindura imico ikugiraho ingaruka cyangwa igutandukanya n'abandi, ubunebwe, kutiteza imbere, guta igihe cyawe mu bintu bidafite akamaro, kudakurikiza isezerano. Imico ugomba gushyira imbere muri 2026: gukora cyane udacitse intege, kugira discipline mu gihe uri gukora no mu nshingano zawe zose n'aho uri hose, kuba inyangamugayo mu byo ukora byose, kubaha abantu no kwicisha bugufi, kwiga kwakira inama no kunengwa, kwemera kunengwa. Imico myiza ni igishoro kidapfa. Ushobora kukugeza aho impano yawe itakugeza kuko witwaye neza. Icya gatanu nicyo cya nyuma, shyira kwigira no kwiteza imbere. Isi irahinduka uko byagenda kose buri munsi. Ubumenyi bw'ejo ntibuhagije ku nsinzi. Nanone umuntu udatyaza ubwenge bwe ahagarara aho ari, ntabasha gutera intambwe. Umwaka mushya ugomba kuwutangira ufite inyota yo kwiga no kwiyungura ubumenyi mu buzima bwawe. Hano biri tubwira neza ngo ubwenge buraruta imbaraga. Umubwiriza 9:16. Kwiga si ishuri gusa, ni ugusoma, kumva, kubaza, kwitoza no kugerageza. Umuntu wiga ahora afite amahirwe menshi kurusha utiga cyangwa utarize. Uko wakwiteza imbere mu mwaka mushya? Fata umwanya wo gusoma ibitabo byubaka ubwenge ndetse n'umutima. Kurikira ibiganiro bitandukanye nk'ibi dutanga hano kuri Danus TV, wiga ubumenyi bushya bwagufasha mu kazi kawe. Shaka abajyanama n'abantu baguteza imbere cyangwa bakungura inama. Kwiga ni urugendo rudafite iherezo. Uko wiga niko wunguka kandi niko waguka mu bitekerezo. Uko waguka niko amahirwe akugana. Dusoza rero bavandimwe, 2026 ishobora kuba umwaka mwiza kurusha indi yose wigeze ugira mu buzima bwawe, ariko biterwa n'ibyo wahisemo gushyira imbere uyu munsi. Ntutekereze ko ibintu bihinduka byonyine. Tangira uhindure wowe ubwawe, wihindure, kuko wowe ubwawe ni wowe ugomba kwigeza kuri ibi ngibi hamwe uri kumwe na Kristo. Shyira Imana imbere, shyiraho imigambi isobanutse, hindura imitekerereze yawe, tegura imyitwarire yawe myiza uyishyire mu buzima bwawe, kandi wiyemeze kwiga no kwiteza imbere. Ibyo bintu bitanu nubishyira mu buzima bwawe bizakuzanira intsinzi irambye mu buzima bwawe. Tangira wifuza kandi ugera ku byo wifuje, kugira ngo umwaka uzarangire warabigezeho koko. Dusoza rero turabifuriza umwaka mushya muhire w'2026: intsinzi mu mwuka, iterambere mu mitekerereze, umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu, amahoro mu miryango yanyu no kugera ku ntego mwiyemeje. Mwakoze kudukurikirana kuri Danus TV, mukomeze mugire ibihe byiza.